ibimenyetso bya nyabyo bishobora dushingiraho. Anyohereza amafoto yari afite abanyamakuru benshi cyane, benshi twakoraga aho ngaho, ariko yaraje aranyaporocinga kuko urumva ngenda narahakoraga. Nigeze no kumva akora ikiganiro akorana n'umuntu bita Yago, ikiganiro avuga ko mu ngewe Alfred na Scovia ngo twayaga dukunda gufata inkuru yazanye ngo tukazijugunya. Nabasuhuje kandi njye mbifurije ibihe byiza hano kuri The Point Africa. Alfred Sibyora The Point Africa hamwe na Ihaho TV show. Kubera iki? Ihaho niho bahahira amakuru. Niho wakora amakuru yizewe. Uyu Alfred mubona mu minsi yashize yarandikiranye kuri WhatsApp na Byansi Beka siko yitwa, umwe mu banyarwanda b'abanyamakuru bagaragaye muri rwa rutonde 50 abanyamakuru bakoze inkuru zicukumbuye. Yagarutse no ku Rwanda. Classified Rwanda. Byansi nubundi mwahuriye. Byansi uramuzi? Byansi ndamuzi. Nta munyarwanda umunyamakuru utazi Byansi ko byasa kose. Byansi Baka nge muzi guhera muri za 2015 na 15 gutyo na 6. Muzi ari umwana wari urangije nimba ari kaminuza nimba ari secondaire sinibuka icyari cyo, hagati ya ni kaminuza uko byasa kose. Yayi kaminuza yaje asanga kuri televiziyo, cyo nakoraga kuri televiziyo twa Goodrich TV, kakoraga ahantu bita kwa hara kuri City Tower, iranzu ndende y'I Kigali. Icyo gihe twakoraga kuri City Tower, aza avuga ko aje gushaka internship cyangwa se kwimenyereza umwuga bitangazamakuru. Yavugaga ko yize muri Uganda ndetse ngo ariho aje aturutse. Byansi turamwakira kuri televiziyo apana live cyangwa se kujya nyine muri newsroom akajyaza tugakora Jonathan icyo ntabwo banze twakoranaga. Ntabwo Jonathan icyo gihe habaga. Nge nari mpari, ngewe Scovia, Mutesi Scovia, uyu nguyu Mamurwa Gasabo, mbo yari ngewe yari Scovia, hari n'abantu nkaba Jado Tuyishime Jado Tuyishime hoye batasiye abantu tasiye ubungubu nawe yari umunyamakuru ariko asigaye ari PR mushinga umwe gutyo w'abanyamerika sinzi wariwo. Mbo twari benshi, twari abanyamakuru benshi cyane, benshi twakoraga aho ngaho, ariko yaraje aranyaporocinga kuko urumva ngenda narahakoraga. Nigeze no kumva akora ikiganiro akorana n'umuntu bita Yago, ikiganiro avuga ko mu ngewe Alfred na Scovia ngo twayaga dukunda gufata inkuru yazanye ngo tukazijugunya, ngo tukazanga, ngo tukavanga nabo futifuti. Na Scovia ngo twayaga dukunda gufata mumena Byansi ngo twafataga inkuru yazanye ngo tukazijugunya. Bagusa ariko ntabwo byari ukuri, ntabwo twiye tujugunya inkuru Byansi yazanye, ahubwo Byansi uko yarakiri muto asa n'umuntu uri kwimenyereza umwuga, rimwe na rimwe hari n'igihe atatangaga ibitekerezo by'inkuru, akicara agategereza. Kenshi kuko akunze gusanga abantu b'abastajeri hari igihe badakunda kubona kubera ubwoba kandi ataruka buza. Icyo ni kimwe, ashaka no kuba afite ibitekerezo yanatanga ariko ugasanga rimwe rimwe ntabitanze. Noneho Byansi niba mbyibuka neza turi kuganira ansanga nari nice, urabona hari muri City Tower harantu hari intuza restaurant munsi gutya ukinjira muri cave se ni barayita cave oya, hasi nyiri ukinjira hari ahantu iri ariko hari ibintu hasi hari na kumati, ukazamuka kuri na kumati hejuru, uciye hejuru na kumati gutya habaga hari restaurant. Iyo restaurant hejuru ya restaurant habaga muri level 2 ni bari level 3 hagati aho ngaho habaga niho televiziyo Goodrich yakoreraga. Mbo noneho twicaye neza turi kureba kuri restaurant nyine ku kantuza kuri zi Gardefu, araza nari nicaye ndi kureba muri studio cyangwa gutya ndi ari agatebe yiciragaho hanze kuri Goodrich. Kari agatebera twicaye kandi kameze nk'agasi gutya kwa kundi nyine bubaka ntuza bubaka Gardefu ukayegamira, none uri kureba ufesinga nyine aho mukorera. Byasa arasohoka, yari umwana unanutse kiri muto cyane, ubona
akunda ikintu cyitwa itangazamakuru, afite muganira, afite aksa y'Abagande, icyongereza cy'Abagande mu kuntu nyine aksa kwa kundi Abagande bafite aksa kuri abavuga kira cyongereza cyabo zaza nyinshi. Mbo turaganira, n'umwana ufite ntuza cyane, ufite yarazi ikintu yari afite ubwenge bwinshi kuganira. Aramo mufite ikibazo, hari ikinyamakuru cyo muri Uganda cyanyemereye imenyereza mwuga internship, ariko cyansabye kuzana interview buriya cyangwa se burira nyine ifu itwika, ati ninyishake kugira ngo babashe kumereza internship. Arambwa ati ariko nabonye umuntu wayinyemereye, uriya muntu utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda, wa undi bamwitaga Ndera, bamwita nde uyu nguyu ukunda kugaruka cyane cyane mu matora, Bobo Wine. oya uriya mugabo Besigye. Araba ati mfitanye interview na Besigye ariko ntabwo mfite questionnaire yo kumubaza ibibazo ndibuze kumubaza. Yambwira ko bifitanye mu cyumweru gikurikira ko twamaze kuvanga, yambwira ko agiye Uganda. Icyo gihe turicaranye nawe za 2015 niko ndikubwira 2015 hagati ya 2015 2016. Ntabwo ndi gupreciza igihe ariko urumva situation ndayibuka. Nawe ubu ngubu ko ndi kwivuga ngo yahise yibuka uko imeze. Noneho Byansi ambwira ko akeneye ko mufasha gutegura questionnaire ibibazo ashobora kubaza Besigye. Mbo ndamwazana agakaramu, icyo gihe twebwe ndumva icyo gihe ntabwo nijye wagiraga smartphone, we ntabwo yari afite icyo gihe. Kumva yarakiva ku ishuri, yari bigoye ko birumvikana. Twese icyo gihe twarishakishaga, ariko icyo gihe ntabwo yari afite telefone yo kuba yakwandika nyine note. Biba ngombwa ko afata ikaramu, yari afite akagenda arandika. Ibibazo bya mbere icyo gihe icyo gihe yambwira ngo ntabwo nyine azaho yahera dokwa. Angle d'attaque yiwe nta yafite yo kugira ngo yari izitangazamakuru. Buriya rero ko hari izitangazamakuru no kuri pratika biragoye cyane, kuko bavuga ngo chaque pays a sa presse, buri gihugu cyose kigira itangazamakuru ryayo. Itangazamakuru hano mu Rwanda twiga ntushobora kurikora, ntabwo wakora itangazamakuru wize, ntabwo ryakunda hano. Abantu bose bize itangazamakuru bose uzasanga ibyo bakora ari nka 40% cyangwa 30% y'ibyo bize. Ariko niyo reality, niyo reality bihari, wabyo bibona. Kwari ni gihe kwiga ugasanga ibintu content ufite mu gihe context ibintu bakwigishije, ntabwo ushaka kubipratika hanze ngo biguhire. Uzasanga inkuru nyinshi cyane dukora twebwe akenshi uzasanga zidashoboka cyane ujyanye n'itangazamakuru warize. Niyo mpamvu rero akenshi hakunda no kubaho n'urwego rwa rwigenzura rw'abanyamakuru kugira ngo barebe niba koko bacencure cyane barebe niba koko ibyo bintu bishobora kugira. Byansi rero navuga ngo nk'umuntu aruvuye ku ishuri, nk'umuntu arukishobora no kujya Uganda gukomeza nimba n'amasomo ye sinibuka neza, nuko ndamwereka namwe nti buriya rero umuntu w'umunyapolitike nkuriya ntabwo uri bujye kumubaza amazina ye, abasanzwe n'ubundi azwe. Cyakurusha mubwira nyine uburyo ashobora kwinjiramo, mubwira amakestion ashobora kubaza, ariko nyine amakestion nyine afatika. Nyuma cyakora yaje kumbamagara avuye yarambwira ngo iyo interview yarakozwe, ngo yaranabaye ngo minsi mike yaringa cyangwa barayishyira kuri ntuza kuri televiziyo. Cyakora ntabwo naje kuyibona interview, ntabwo nayibonye. Cyakora nge ndi mu bantu bamufashe kuyitegura, niba aranayikoze ntabyo nzi, ariko niba byibuka arabyibuka ko ngerawe twayiteguranye icyo gihe. Cyangwa urumva rero n'umuntu twakoranye turaziranye. Nk'imyaka ingahe? Mbo urumva ntabwo imyaka yari irimo, kuko nge nanjye icyo gihe 2016 nibwo nahise mva kuri Goodrich, numva naravuye hafi mu kwezi kwa 9 gushyira kwa 10 mpita ngenda njya kuri TV1. Ariko nuvuga ngo icyo gihe muri iyo minsi yose Byansi n'ubu nasanzwe mubona cyane ajya ku matera amwe namwe, kuko ntabwo kuri Goodrich ntabwo yahise haguma cyane, kuko nyuma y'icyo gihe sinzandi yahise ajya. Ariko byumvikana byo ikimwe cyo nabo cyakunze cyakurikiyeho cyane, nta kazi nyine yahise afona gafatika kamufasha kuba yakora inkuru nyine ubona zibasha kumwishyura. Cyara kabaye ejo bundi rero nyine nk'umuntu twadusanga ducata tuganira tugira dute akina abantu mu Rwanda. Byansi avuye kuri Goodrich hari ahandi yagiye, yageze kuri Royo gute? Kuri Royo buryo yahageze ntabwo nabivuga ngo yahageze gute. Urabona n'umuntu nyine nk'umuntu wizitangazamakuru mugani wawe waryize mu gihugu cy'u Uganda, nk'umuntu ufite experience, kandi nkubwire buriya iyo umuntu azi icyongereza cyinshi abantu babyumvike neza, nayo ni kimwe mu bintu bifasha cyane kugira influence cyane hano mu itangazamakuru ryo mu Rwanda, kubera ko abantu benshi bakunda kumenyerwa gukora mu inkuru mu Kinyarwanda. Iyo wagize ukora mu cyongereza mu rundi rurimi, kuko ruba rwumvwa n'abanyamahanga benshi, akunda kugira nyine uburyo akura attention. Cya kabiri abantu babyibuke, iyo uvuga ururimi rutamenyero muri icyo gihugu kandi rubwira abanyamahanga, akenshi cyane
no mu mboni cyane cyane z'abayobora igihugu cyane cyane ukunda kuzamo cyane kuko biba byumvikana ko message wavuga hari ahandi yakumvwa cyane 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 kandi muri ba bantu baba bafite akaboko ku butegetsi cyangwa se ku buyobozi bwo muri icyo gihugu. Aha rero navuga ngo Byansi nk'umuntu wakoraga muri ubwo buryo amadeba yakundaga gukora yakoze kuri yo aganira n'abantu bakomeye yakira bamwe mu bantu banakomeye cyane cyane agakora ama interview meza arakundwa nuko atangira no gukora channel yiwe yiswe anakora n'ikinyamakuru cyiwe akora mu nkuru zicukumbuye. Uwo ni Byansi ajya kuva mu gihugu warabimenye mbo ajya kuva mu gihugu ntabyo namenye. Icyakora hari ibimenyetso byagaragaraga ko ashobora kuva mu gihugu. Abantu barabyibuka yigeze kuvuga ko yatorotse igihugu yahunze ngo nyuma yuko bari bamukurikiranyeho ku kibazo cyo kuvuga ngo hari inkuru ngo yaramaze iminsi ari gutara mu burasirazuba bw'uburyo polisi ikorana n'abarembetsi mu bintu byo gucuruza za kanyanga ndetse n'ibikokwambutsa za magendo ziva muri Uganda ziza mu gihugu cy'u Rwanda. Iyo nkuru ngo yatumye ngo ahunga igihugu cyakora mu minsi mike twongeye kandi tukubona yagarutse. Abantu ndumva abantu babyibuka ibyo bintu. Nyuma Byansi yakomeje kugenda agaragara cyane cyane mu nkuru zijyanye zicukumbuye zimwe na zimwe aranazikora hano zirakundwa cyane. Haza no avuga ku bintu bijyanye n'amagaraje uburyo mu magaraje leta iri kuhahombera. Ndumva iyo nkuru yaragaragaye cyane cyane agaragaza uburyo hari bamwe abantu bifashisha ibintu by'amagaraje mu kugira ngo bahombye leta, agaragaza investment cyangwa uburyo banyereza umutungo wa leta. Ubwo bucukumbuzi bwose arabukora kandi bukagira icyo butanga. Uti Byansi yoherejwe n'igihugu amakuru dahagazeho ariko agiye kwiga. Amakuru ndahagazeho nuko ngo ahubwo Byansi ashobora kuba yaragiye hanze ahawe gahunda yo kujya kwiga. Habona no kwibaza ngo byagenze gute kugira ngo agere hanze bite bihinduka. Njye akimara kugera hanze rero urumva akimara kugera hanze noneho ni inkuru tuyitangiriye rero nk'umuntu mwabaye umuntu twabaye twagonaga tuganira umuntu umunyamakuru tuziranye. Urumva nge itangazamakuru nimaze nk'imyaka 12 narigiyemo 12 11 dukwinzira mu 12. Urumva guhereza 2013 nari ndimo hano wiruka guhereza 2012 nari ndimo hano ndi kurwana mu itangazamakuru mpiga. Urumva icyo gihe nahuyemo n'abantu benshi batandukanye na Byansi yari mu bantu twahuriye mu itangazamakuru gutyo. Nuvango aza nagusanga Byansi yaje asanga mu itangazamakuru. Ubu noneho nanjye menya ni nararitangiye ose ntwari uko ntabishurira ariko narigaga nanarikora buriya kuva mu kwezi kwa 12 Nestaro Kirumwa ku itariki 5 muri 2012 navugiye kuri mikoro gayo nguko. Buriya abahungu barimo ntago ari kwivuga inkovu z'imiringa ba Joseph Iradukunda Joseph usiga akora ku muryango Nori ya Placide na ba Bonaventure bajyaga batambuka bavuye kuri Huguka na ba Ruvuyanga. Njye ntabwo nakoze ku bitangazamakuru byinshi nakoze nko kuri 4 ariko imenye cyari icya 5 ndiho. Njye bora nakoze kuri Sana Radio Authentic Radio Authentique nakoze kuri Goodrich TV ya TV se yo kwa muhungu William Zarwahi ifitanye isano na hotel. Yes, bo iyi ntuza se ya nani ikagira hotel ya bo hari aho bari bamaye n'umuntu wadirinze ikiganiro adiringa ikiganiro cyuko tuzadukora ikiganiro kijyanye no gukora kumenya ngiro. Ni nabwo ahubwo umuntu nyine asa n'umuntu wafunguye mind yo kugira ngo njye mu itangazamakuru noneho akora icyo kiganiro kujyanye n'ubumenyi ngiro ari nabwo bino bya WD byari bikiri kwaduka. Niho twashatse kujyana ikiganiro ninjye agomba kujya ngikora nka presenter cyangwa se kujya ngipresentinga nshaka n'abantu uza n'abatumirwa. Numva nakoze kuri Authentic Sana Radio Goodrich TV TV1 bura nandikiye ibinyamakuru abantu ntago bazi ko nandikiye Kigali Sport nandikiye Hollywood Star nandikiye Rushyashya nawe arahaye bura Rushyashya narayandikiye bura Rushyashya nandikiye Sport bura banandimwe amafaranga yanjye 38 ntabwo uje kubishyuriza hano ntabwo ndi kubishyuza Rushyashya abantu 38 kuko cyo gihe nkunandikiraga 1000 nandika amarticle 38 ntabwo ngeze banyishyurira cyo gihe ko cyabarwaga n'umuntu bita Burasa ndumva ari Imana imuhe iruko ridashira nyakwigendera Burasa. Urumva bitangazamakuru turimazemo iminsi nani magambo nashaka kuvuga ko ari mu bantu twahuriye mu itangazamakuru. Ejo bundi rageze hanze y'igihugu
cyangwa se amaze kugira n'ubundi arasanzwe ajyayo hanze akanagaruka, ariko akimara kugera hanze amaze kugerayo twarandikiranye. Ndamwandikira ndamubaza nti se amakuru ni meza, wambaye ku Manyaburayi n'amafaranga ari kumbwira. Numvaga ngatuye muri ntuza muri Netherland, mu Buholandi. Numva ari hari niko amakuru aduha, ariko ntabwo nkeneye kumenya hari cyangwa kameze, sibyo ko ntabwo ndi kwinjira mu buzima bwe, habo ndi kuvuga ibyo nzi twabanyemo, ubuzima twabanyemo, nibyo muheruka kuganira, nuko duheruka kuganira. Byansi rero cyarakabaye abagiza atya, harambwaterera hano amafaranga arahaba. Habwo ikibazo strategie yo kwakora niyo ziba zigoye. Ni ryari? Ndumva ko numva aciye nk'imisira. Numva aciye classified yari tari. Icyo reka. Hani classified Rwanda ejo bundi. Icyo gihe haciyemwe icyo gihe nyene ndikuvuga uyu projet nibwo yari gukorwa. Uyu projet classified Rwanda yari gutegurwa. Niyo ngiye haka kubaganirizaho. Noneho uyu Byansi, uyu mugabo Byansi ni umupapa abantu babyibuke. Mu Jeune Maria nako papa w'umwana umwe yagize atya arambwira, turaganira turi gucatinga, ambwira ku buryo amafaranga ashobora kuboneka, ambwira uburyo i Burayi, sibyo ahari cyakora ntambwira igihugu areremo ko nyine ko mati ko mbona kumwe n'abazungu n'ibiki nawe babaye umuzungu. Nanjye mwana nyanjye mba nshaka baranjye ndi abantu bakunda kwibera hanze buriya nabikunda cyane. Ngoro kantese buraso mu Faransa nase bimutwaye cyo atari umukire bo no agira cyarambye ati rero habwo hari projet turi gukoraho, kandi iyo projet ifite amafaranga menshi. Ati n'ubukene mfite, akivuga amafaranga menshi bita witera hejuru, avuga ayanganyariyeho. Ati rero ariko birasaba ko nibura nyine ni ugukora, birasaba gukora. Nanjye nk'umuntu gukora tangazamakuru byo zikwihiringamo ntacyo bitwaye, mbwira icyo bisaba. Arambwira ati rero hari ngewe turabanyamakuru benshi, buri wese bamuhaye task agomba gukoraho. Niba binyibwire gutyo ndi kuvuga ayikoti, baduhaye task tugomba gukoraho. Buri task cyangwa se buri munyamakuru afite igice bagiye bamuhereza. Nge bampaye mu gice cya Afrika, ariko cyane cyane ndibaze kuri M23. Noneho kureba M23 logistique yabo, sibyo kumenya aho bakura intwaro, kumenya ndavuga nti icyo gihe naramubwira nti bo UN ko mbona iso urutonde rw'uko abo Rwanda rwo rubaha intwaro ngo nako rushaka kuba rwo bafasha. Arambwa ngo nibyo ayo makuru turayafite, ariko nyine nahise mubwira namusomeye aka report kari kasohotse muri iyo minsi. Arambwa ngo nibyo ngo ariko ngo ikibazo ngo ntabwo turabona ngo proof, tangible proof zishobora kwishingirwaho, ibimenyetso byanyabyo bishobora dushingiraho. Anyohereza amafoto yari afite y'abasirikare urumva bambaye teni. Ati turabona zino teni, izi teni u Rwanda rwazikoreshaga mu minsi ishize, kuri ubu ntabwo bakizikoresha. Urabyumva? Rero guhita ubona teni guhita uvuga ngo proof ngo niyo biragoye, ariko nayo wayiheraho na cyane ko bigeze kuyambara. Azana ibyombo, tuva amashoti kwiruka mutwe, azana ibyombo. Kwa ko umuntu ndagura telefone mu WhatsApp, nahinduye WhatsApp ya nashyize muri telefone bitabiragenda, ariko n'umwanya nari kubanyifite amashusho yose. Anyereka ntuzanyereka ibyombo. Ati bino byombo u Rwanda ntabwo rubikoresha, igisirikare cy'u Rwanda ntabwo kibikoresha. Icyakora no kwibaza ngo byaturutse babikoresha barabivanye. Hari ibyombo bakoreshaga kera ngo nabyo bitari ibi, ariko bimwe muri bino nabyo birimo, ariko ntabwo ari byose. Niyo mpamvu rero dushingira ko bagira gute u Rwanda rwo rubatera inkunga. Ati noneho ikindi hari imyenda, ibyombo, bamwe mu basore nyine bari bambaye imyambaro. Ananyereka n'imbunda, ubwoko bw'imbunda. Arambwira ngo ubonye imbunda abasirikare b'u Rwanda bakunda kugendana, izi ngizi ntabwo zirimo, sibyo? Noneho izi ngizi ko bazikoreshaga igihe kiniki, agenda nyine nambwira n'imyaka bagendaga bazikoresha. Ubu ngubu uyu munsi wa none bakaba bari gukoresha izi, twashingira ku kitugaragaza. Ati izi zose nizo proof nkeneye kujya kungusanyiriza ukazima. Yarantumye ibintu bimeze gutya. Yari yambwiye ngo mushakire umuntu wabaye muri M23, ho muri dizata wacitse muri M23. Mushakire umuntu uwo ari we wese ushobora kuba aba hariya muri Kongo,
sibyo waba warababonye ubona abo basirikare mushakire n'umuntu umudizata wo muri M23 cyangwa se umuntu wabaye muri M23 ufite amakuru muri M23 ngo nshobora kumubona cyangwa se umwe mu basirikare babaye deployed mo hariya wabaye deployed muri M23 uyu munsi akaba yaragarutse ari mu Rwanda nawe mushobora kumubona arabinyumvisha namwe ati heje wari kubakura he birumvikana nawe aziyo nk'umunyamakuru yarazi ko ngomba kubabona uko byasa kose wari kubakura he wowe nanjye ni ikibazo nakwibaza wari kujya muri Kongo ni ikibazo nanjye nibaza umutima urumva akibimbwira ariko ba downloading oya akibimbwira umutwe wanjye ahise nyine numva najyo umutwe ahise ukora ahise utangira gukora n'abandi papa ubuse mana yanjye ubahanda bigenzane numva nyine capacity y'imitekerereze yanjye nayigarukiye niyo mpamvu ndi kuvuga ngo we ni umuhanga ni umwe mu bantu rwose bashobora ibyo bintu byose izo arigima zose yari kumbwira we yazibona ariko njye ntazo nabona nyine niho ubumenyi bwanjye bugarukira mu yandi magambo abantu be kuntera amabuye niho ubumenyi bwanjye bugarukira naho ugarukira naho nangana nuko ndamuganira rero nareshyaga niko abanyarwanda icyo akora sinamuhakaniye narambwatereka noneho ahubwo ntacyo reka nzaba ndeba nuko kera kabaye byensi ano nawe bucyarongera kandi tukajya tuvugana kuri video call ndabyibuka yego video call arambwira ati reba izi page anyereka page y'ibikuru inkuru anyereka link zitandukanye bashobora gusacingira amakuru anyereka kuri kamera gutya kuri kamera ya kuri video call anyereka ntuza izo link agenda anyereka zimwe mu bintu nyine banditse bari kwa page nyinshi anyereka ama page y'ibintu bari gucollectinga anyereka naho bigeze aravuga ati byamushyuje mu mutwe nibyo binahugiyemo cyane ari gushakisha ntuza zitandukanye amakuru atandukanye ngo ariko harimo utuntu tumwe ari kubura nyine ko kulinkinga dossier kugira ngo ibe yuzuye kugira ngo ibyo bintu byo muri M23 cyangwa se hari hakurya agire baka rero cyangwa se byansi akora kuri M23 ndi mu bantu yaciye hasaba kugira ngo mufashe gucollectinga ayo makuru yo muri M23 ubumenyi bwanjye ntabwo bwahashyikiraga pe ibyo yasabaga bya nuko nareshyaga ko hari ukubyumva gusa nta kindi agomba kubirenzaho ntabwo se bari kubibona ntabwo nari kubibona none se urambwa ngo ndajya muri Kongo gihugu gikumwe n'ubugu watinya ntinya no kwambuka umupaka icya kabiri uretse no kwambuka umupaka nta n'ubonye izanye n'abasirikare pe abasirikare tuzama gucaka amanyuro kambuka gucaka amanyuro ngiye wenda kwa barunaka cyangwa ahandi hantu kujya muri Kongo waruzi ko bari abantu bo mu Bugarama abenshi bagenda kujya kunywa kanyanga muri Kongo bakayigarura mu bakayizana mu nda urumva ko babo hari Rwanda ko zitemewe kunywa kanyanga kajya kwinywera kujya akayizana mu nda umva ngo nayisinze ngo gifite mu nda ntabwo ari umufata kuyimukuramo Ewana ngo nisharewa utumboni mwangu ni nayo ubwo rero urumva yani magambo ngibyo bya siyansa baga byari birenze ubushobozi bwanjye numvishe birenze ubushobozi bwanjye numva nyine projet numva cyakora ntabwo namenye ko ari classified Rwanda kuko mu madosiye yanyeka cyase mu twabonaga kuri video gutyo nta namwe nabonaga u Rwanda yavugaga nyine ko nyumva yari dosiye nini yari gukorwa n'abanyamakuru 50 kandi yari yambwiye icyo bamuhaye cyo nyine ari ugushaka imikoranire hagati y'u Rwanda na M23 proof nyine ifatika ibigaragaza no ibimenyetso byanyabyo ngiye ansaba rero kumulinkinga cyase kumushakira abo bantu ama interview y'abo bantu rwose ngiye byo namubwiye namubwiye ati yewe nzareba byaragiye muri nzareba nyine ubwonko bwanjye nabonye ko butabashyikira nuko we navuga ngo mani magambo muri no minsi hari ibintu ndi kubona ntari kwishimira byansi ni umunyamakuru utari mubi ariko sibyo kutaba mubi abantu ntibabyumve nkuko mbivuze nkuko nguko si mubi urabyumva ni umunyamakuru mwiza umuhanga ni yamani magambo umunyamakuru umuhanga biroroshye rero biroroshye cyane rero Perezida wa Repubulika yavuze ijambo numva ndasetse rero kavuga ngo hari umugani w'icyongereza ngo hari ngo bavuga ngo byakoroha ko umuswa yigira ikigoryi nako ikigoryi umuhanga yigira ikigoryi ariko ntabwo ikigoryi ntabwo byakorera ikigoryi kwigira umuhanga abahanga rero kenshi biroroha cyane kugira ngo bigire ibigoryi ariko biragora cyane ikigoryi kwigira umuhanga
wabyumvise byansi ari mu bicyanga ntabwo mvuze byansi njye navuze gusa niko bizamusenza muri ya president ndaseka ntabwo mvuze byansi gutyo muri ubwo buryo urabyumva urabihuza gute ibyo bintu nyine ndi kubikubwira byansi ni umuhanga byakoroha cyane kugira ngo umuhanga barabyumva akora ikintu gikangaranya abantu cyangwa se kigire uburyo kigira ko byagura umuswa kugira ngo akore ikintu nka kira cya byansi wabyumvise byagora umuswa gukora ikintu nka kira cya byansi umunyamakuru w'umuswa gukora ikintu nka kira cya byansi ariko byansi nk'umunyamakuru w'umuhanga byarakunaniye se uri umuswa iyo none ndo umuswa yo ndiwe da ndiwe kuba byarakunaniye uri umuswa ndiwe nawe ngo umuswa byamworohera nako umuswa byamugora gukora ikintu nk'icya byansi ariko byansi w'umuhanga byamworohera gukora ikintu cy'umuswa kiriya ngo wowe uri umuswa ndiwe none ubwo ukaba uri kuvuga ndiwe none ubwo ukaba uri kuvuga iki ni umuswa nuko rero none se reka nanjye nkubaze utekereza ko byansi byamworohera kwambuka kuri umupaka gutya akaza yigenza gutya yemye niko utekereza utekereza ko yakuciye kuno butaka akavuga nkuko ndi kuvuga ubu uri kubitekereza ko byamuhira ntabwo mbizi nimba utabizi no kuvuga ngo nanjye ubwo ntabyo nzi reka tubireke muri entre parenthèse ubwo rero umuvandimwe urumva nimba bari bamuhaye gukora kuri iyi ntuza ya M23 yayikozeho kuri buriya buryo nyine mayani magambo nuko byagenze wowe ikimara gusohoka wabifashe gute mbonye nkimara gusohoka nahise nibona muri asho nyine yabintari kuko ibintari kumbwira bimwe na bimwe nahise mbibona nyine mu ntuza ko raporo ikimara gusohoka yanditse amateleviziyo kuko abenshi bahise banakoresha utundi duce tumwe na tumwe ariko nge urumva parti yari yambwiyeho yari ya M23 icyakora ikintu ntabonye neza mu bintu twari turi kuganira nawe sinigeze mbonamo Ntwari Williams mbere nkavuga ngo bajyanye na Ntwari Williams muri Congo kujya gutara y'amakuru ya M23 ntabyo nigeze mbonamo muri amashusho yari kunyereka ku ntuza nyine yakwereka anyereka amashusho anyereka n'inyandiko ziri kwandikwa n'ibiki anyandika muri mashini nyiye agenda anyereka akameramo gutya ntabwo mu by'ukuri nigeze mbonamo ibyo bintu bya Ntwari Williams muri screen byose ntabwo nigeze mbibonamo mu mbata y'inkuru yiwe ntabwo nigeze mbibonamo icya kabiri n'amafoto yanyerekaga ntabwo yigeze anyerekamo Ntwari yanyerekamo mwabo bari muri M23 imyambaro ibyombo imbunda n'ibiki byose yari afite umukaga tawo amafoto angana gutya ari mwayo mafoto yose kandi bigaragara ko nyine ari yafatiwe ku butaka bwa Kongo nyine anyereka ibi nibi abadora ngaba dore imirambo dore ibiki n'ibiki byose bari babifite arambwira ati rero ahubwo ikibazo gihari no kwibaza ngo birahurira he n'u Rwanda nshakira noneho abantu proof babyemeza yuko koko ibi bintu ari ukuri naho rero navuga rero kuba darajyanye na Ntwari muri Kongo byo ntabyo nzi urabyumva ariko urumva ko muri hari umuntu uzabisobanura muri Classified Rwanda arabisobanura akavuga uburyo ki bakoranye ra projet nanjye iyo projet rero bakoranye nanjye cyo genda ari nyirimo urumva niba ari yo ngiyo nanjye urumva ko yari yishyize muri utagiye urumva uravuze ngo wari uyirimo 2023 ejo bundi bari banyirukanye ku kazi ariko wari ufite ahandi ukorera ndi kubaje gusobanurira ndwaye ndi kurwana n'ubuzima turachatinga tubiganiraho urumva kandi muri iyo minsi nibwo arakimara kujya hanze sibyo ndi kumubwira ati turi guchatinga ritse wararwaye ndamubwira ati nararwaye n'ibiki nk'umunyamakuru mugenzi wanjye bigeze rero kuri iyo nkuru yo kuvuga ngo ntuza kuri iyo projet birumvikana yari nini kandi ari ngari yarakeneye abantu bayimufashamo iyo uza kuba muzima se mwarafatikanye ntabwo rwa ngo uko kuba muzima gusa urabyumva oya kubera ko utumekanism icyambere ibintu byose yavugaga byari birenze ubushobozi bwanjye nicyo kintu cyo nyine navuga byari birenze ubushobozi bwanjye icya kabiri numvaga ntabidijera nyine ntabwo ubwonko bwanjye bwabikururaga ngo byumve kuko nta nubwo nari kubona n'agakerageshwamo kwambuka se nkajya hano za ntuza nari kubura n'abantu bangahe hano hakurya hano ndi kureba hano hakurya za ntuza nagenda nkanamushakira katanyama hano za muba hano gatutana hano za koreja rufajiri arya abantu babita bakatanyama namushakira bakatanyama nkabangahe iyo biringala agambwa ati nayo bite ariyo vangote cyangwa sango nini malamu urumva rero icyo gihe ntago byanyoroheye kuko urumva
ni nko kundi bakwikoreza urubuye utabasha kwikorera pe cyari kibuye ntabasha kwikorera yakinkubise mu maso ndeba kuri chat ndabisoma anabahamagara kuri video call andumva ubwo buramfashe nicyo navuga nyine mu yandi magambo mera nk'umuntu utsinzwe n'urubanza ntaranarwana urubanza rwa byasi rwansinze ntararurwana. Wowe urayivugaho iki iriya nkuru bakoze icukumbuye unasoza uvuga kuri byansi wabyakiriye gute? Byansi kaba ari mvuga mbere yo kugenda reka mba ari mvugaho byansi vangwa naniteze ko yakora nka biriya urabyumva kura mu mutima w'umuntu biragoye ngiye muzi nk'umwana mwiza gusa muzi nk'umwana mwiza bura n'umwana mwiza urabyumva kuvangwa yakora nka biriya byari bigoye mpamvu vuga ngo umwana mwiza yahawe akazi kuri Royal FM urabyumva nk'icyamakuru ikorana mu Rwanda yahawe akazi ku binyamakuru bitandukanye yakoze nani kuri RBA yakoze n'ahandi hatandukanye. Ese byansi yakoraga iki kuri RBA? Simbizi ntumbaze ibyo yakoraga ariko numva arahakoze abo bose bamubanaga nk'umunyamakuru mwiza sibyo nanjye twakoranye mbona ari umunyamakuru mwiza urabyumva noneho kugeza rero kuvuga ngo ese ngo yakoze birangwa bibona nta muntu utahinduka nta muntu utakora ibintu runaka abantu nyine kuko umuntu ni mugari ubuzima bwose niyo hari igihe tujyana mu kivu turi kubira hari igihe mujya mu kivuga gikora umuntu urabyumva rero ngo tute shanje tute iki ndarubaje ni kihe iri wabyi classify kimara gusohoka watekereje neza ko ari byansi wabigizemo uruhare ntabwo abanje kujijinganya icyambere nabanje kureba content y'abantu bose bakoranye muri yantuze muri n'abantu bose batavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa se n'ubuyobozi bw'u Rwanda n'abantu batabahumeka neza icyo gihe babigoye rero gutuvuga ngo uyu muntu bamuganirije bamuhinduye bagize gute tureba nk'ubu ngubu Ernest we tureba ko umwana w'irusizi witurije aho ngaho bakujyanye ukagera hanze ugahora abantu bakakumanipira mu mutwe cyangwa bakaganira nawe ubu ndashaje ntiwamanipira urashaje ntiwamanipira ubu ntiwamanipira sawa ubwo zaba uri kumbwira ndumva nimba ukuze nkanjye nibura bifite ntuze biragora rero ngiye rero reka ku muntu utabona utari mu gihugu ngiye nza kuba ndi umuntu woroshye kumanipira byari koroha cyane kurumva ko byasi yari byaprocinze kandi amfatiranya mu ntege nyazo ubukene n'uburwayi n'ibiki byose icyo gihe nari meze nabi cyane urumva byari byoroshye cyane kugira ngo mbe nayoboka umujyo yashakaga ko tujyanamo ubwo rero navuga ngo Classified Rwanda y'ubwayo ni complot ikomeye barashe kuri ntuza barashe ku buyobozi bw'u Rwanda ariko mu by'ukuri Perezida wa Repubulika yabisha ko yabivuze neza ati aho igihe tugeze naho twanyine ibyo twanyuze urabona ari ibintu byidukanga ibikise bikidukanga ni iki nayo gikanganye bihari ubwo rero reka tuve duti mwumvise ko nabwo Perezida wa Repubulika yabijugunya ku kagari ejo bundi akorana ikiganiro na RBA yagize gutya bijugunya ku kagari byose harabona ndi ku kagari ziteremeza gwitangazamakuru kenshi abantu batazumva neza yabikize ku karubanda zero karubanda nyine kuvuga ngo yarabisobanuye uko ari 50 bari bakwiye gufata amafaranga yabo bakayaguramo ibindi bintu cyangwa bakanayarya aho kugira ngo bajye kwakora mu bira bintu ni Perezida byivugiye birumvikana nta muntu ntabwo nanjye umunyamakuru mu Rwanda ntabwo najya kure mvuge ngo nayifashe ute unayakiriye irakomeye yego irimo n'ibintu byinshi bikomeye urabyumva ariko ari amafaranga yari gukora ibindi sinabyo gusa ariko nta nicyo nubundi navuga ngo byanahungabanya kuko burya leta urabyumva leta ibigizwe n'ibintu byinshi cyane buri ubuyobozi bugizwe n'ibintu byinshi cyane bugizwe n'ibintu byinshi aba partenaire n'abantu bari ku ruhande hirya no hino benshi ahubwo no kwibaza ngo nyuma y'ibinyi barakurikiraho iki nicyo tuzagarukaho murakoze cyane.